Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Kadusangire ijambo rya Noheli umwaka w'ibihumbi 2025. Turisomye mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 11 umurongo wa mbere. Turongera dusome ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo igice cya mbere umurongo wa 20 n'uwa 21. Yesaya aravuga ngo mu gitsina cya Yesayi azakomoka agashami, mu mizi ye azumbura ishami ryera imbuto nyinshi. Amen. Ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya mbere umurongo wa 20 n'uwa 21. Bibiliya iravuga ngo akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'Umwuka wera. Amen. Kadusenga Imana. Mwami Imana, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye muri aya masaha y'amanywa y'uyu munsi z'itariki 25 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Turashima imbabazi zawe n'uburinzi bwawe bukomeye. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya ngiye gusangira ijambo ryawe na bene data benshi. Umpishurire ibyanditswe byera, n'abumva bahishurirwe kugira ngo tumenye icyo ushaka, tumenye intego yawe kuza ku isi. Reka iri jambo ryawe Mana rikize imitima y'abantu benshi mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Ndagusuhuje mwene data wayo numva aho uherereye. Tugiye gusangira iri jambo ry'Imana. Nashatse ko tuganira ijambo rivuga ngo agakiza k'iteka kabonerwa muri Kristo Yesu. Uyu twaje kwizihiza uyu munsi niwe agakiza kabonerwamo. Kenshi abantu bakunze kwibaza ku itariki 25 ndetse n'izo Yesu yavutseho ko yahanuwe mu kwa gatandatu, ni gute yavutse mu kwa 12? Izi tariki twizihizaho Noheli ntabwo ari tariki zo kuvuka kwa Yesu Kristo, ariko ni itariki zashyizweho n'itorero ryabanjije ryo torero ry'abagatolika. Nibo bashize izi tariki, zari bivuye ku butegetsi bw'Abaroma baramyaga ibigirwamana izi tariki, kandi uzi ko yari puissance mondiale. Baramyaga ibigirwamana byinshi bitandukanye harimo n'izuba cyane cyane, bakabisenga kuri iyi tariki, bakagora anniversaire, iminsi mikuru. Biba ngombwa rero ko itorero rifata uyu munsi kugira ngo riwuhindure umunsi w'ivugabutumwa, itariki y'ivugabutumwa, itariki yo kwamamaza intsinzi ya Yesu Kristo mu isi. Uko niko izi tariki 25 zatangiye gukoreshwa abantu bizihiza Noheli, ariko ntabwo ari itariki z'ivuka rya Yesu Kristo. Icyo itorero rikora rero ntabwo ryizihiza iminsi,
25 ariko ryizihiza ivuka. Twizihiza igikorwa Yesu yakoze, twibuka gucungurwa, twibuka umunsi Imana yakoze igitangaza ikambara umubiri. Imana umuremyi, Imana yaremye isi n'ijuru, ngo yambaye umubiri w'umwana w'umuntu, ngo yamanutse mu isi, yaje mu isi kubana n'abantu. Cyari igitangaza gikomeye. Nibyo twizihiza twibuka umunsi Imana yakoze, umurimo wo kuducungura iza mu isi ikaba umuntu. Ariko iby'itariki ntabwo itorero tubireba ngo tubihe agaciro. Imana iguha umugisha cyane. Agakiza kabonerwa muri uyu Yesu Kristo, duhaye twizihiza ko yavutse. Yabayeho kuva kera kose, niwe waremye isi n'ijuru, niwe waturemye, ariko biba ngombwa ko aza mu isi, yitwa umwana w'uruhinja wavutse ariko ari Imana. Nicyo tugiye kureba. Bibiliya yatubwiye ngo mu gitsina cya Yesayi hazakomoka ishami, mu mizi ye hazumbura ishami ryera imbuto nyinshi. Yesu yaragutse, yaje ari umwe, atangiza imirimo, atora abigishwa be 12, bavuga ubutumwa. Ubutumwa bwiza bugeze mu migabane myinshi y'isi, amamiliyoni y'abantu ku isi bamaze kumwakira. Kaje ari agashami gakomoka muri Yesayi, ariko kera imbuto nyinshi. Niyo mpamvu abakiriye Yesu bose bategerejwe kuvuga ubutumwa bakabugeza ku isi yose. Yesu yaje afite intego yo gukiza abantu be, abantu be yaremye, abantu be yakunda. Yaje aje kubacungura, yaje aje kubakiza indwara bari barwaye, ari byo byaha byabo. Wareba Luka igice cya mbere umurongo wa 31, igice cya kabiri umurongo wa 21. Izina Yesu bisobanurwa gutya, rivuga Uwiteka umucunguzi mu rurimi rw'Ikigiriki. Mu Giheburayo Yesu bamwita Yoshua, bisobanurwa ngo ni ugucungura. Izina Yesu ni umucunguzi wacu. Agakiza k'iteka kabonerwa muri Yesu Kristo. Hari ibyanditswe 3 narebye muri Bibiliya byerekana, bigaragaza neza umurimo ushitse wa Yesu Kristo. Umurimo wa Yesu Kristo ushitse umwerekana neza ko ari umwana w'Imana. Ugaragaza Yesu, byanditswe bigaragaza Yesu neza ko yaje ari Imana kandi afite intego. Luka igice cya kabiri umurongo wa 11 hazavuga ngo, kuko uyu munsi umukiza wavukiye mu murwa wa Dawidi, azaba Kristo umwami. Umukiza uyu munsi yabavukiye mu murwa wa Dawidi, azaba Kristo umwami. Yohana igice cya mbere umurongo wa 49, Yohana umubatiza abona Yesu yari kumwe n'abigishwa be. Yohana ahindukira abigishwa be, arababwira ngo nguyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yerekana Yesu, aramuhamya ko ari we. Yari amuzi kuko yari integuza ye. Ikindi cyanditswe n'ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 12 havuga ngo, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo. Yesu niwe wenyine waje ari umukiza w'abantu bose batuye ku isi. Umutekerezaho,
umuririmba, umwigisha, umuvugaho, umenye ko ari we wenyine uyu duhe twizihiza ko yavutse, niwe wenyine ubonerwamo agakiza. Mu buhanuzi bwa Isaya 7 umurongo wa 14, Isaya arahanura aravuga ngo umwari azasama inda, yerekwa Mariya umwari ko azasama inda y'umwana w'umuhungu. Mu buhanuzi bwa Isaya nibwo bwabaye umwuzuro w'ubuhanuzi bwavuzwe kera mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3 umurongo wa 16, aho marayika Imana yabwiye inzoka muri Edeni ati muri uyu mugore hazavamo umwe uzakumenagura umutwe. Isaya aravuga ngo umwari azasama inda, azabyara umwana azitwa Emanuweli, Imana iri kumwe n'abantu, nibwo busobanuro bwaryo. Imana hamwe n'abantu bivuga ko ari Imana mu mubiri, yayibonye ari Imana mu mubiri, ari Imana yambaye umwenda w'urugamba, Emanuweli, Imana hamwe n'abantu. Igitangaza gikomeye cyane, Imana kuboneka mu bantu yambaye umubiri. Imyitwarire ya Yesu Kristo n'ubuzima bwe uko yari ateye mu miterere ye byagaragaje neza iri zina rye, bigaragarira muri iri zina ryiwe Yesu Kristo umukiza. Yohana igice cya 1 umurongo wa 14, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yesu agaragara mu isi yaratandukanye n'abandi bantu, yari yambaye umubiri yego, ariko yari yuzuye ubuntu n'ukuri. Ubuntu n'ukuri twakomeje kubivuga muri iki cyumweru, tuvuga yuko abana b'abantu bose ari abanyantege nkeya, ariko igituma twemerwa n'Imana ni ubuntu bwayo. Ubuntu nibwo butuma twemerwa n'Imana. Imbaraga dufite n'iz'ubuntu bw'Imana, nizo zidutunze, ariko muri kamere yacu turabanyantege nkeya. Yesu ngo yuzuye ubuntu n'ukuri, kandi ubuntu biri muri kamere y'Imana. Pawulo yandikira ab'Ifilipi igice cya 2 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8, nakuyemo ijambo rigufi, arava ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo yabanje kugira ngo akamero k'Imana, ariko aca bugufi araganduka, ntiyabona ko ibyo yari afite ari by'agaciro. Kubera umwana w'umuntu wari mu kaga, biba ngombwa ko Yesu yitanga. Ni ngombwa ko abana b'abantu bamenye Yesu, bahishuriwe Yesu, bagomba kugira imiterere nk'iyiwe, bagomba kugenza nk'uko Yesu yagenzaga, tukiyumvira nk'uko Yesu yumviraga, cyane cyane tugakunda bene data bari mu kaga, tugafata umwanya wo kubigisha ijambo ry'Imana kugira ngo bave mu byaha byabo babireke. Imana yashatse kubana n'abantu mu isi ngo ibacungure, iza mu shusho y'umuntu, iciye bugufi cyane, ihinduka icyaha kugira ngo jewe nawe turonke ubugingo. Umva ikintu gikomeye, Imana Data, Imana Umuremyi iramanuka iza kubana n'abantu. Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Imana yabwa icyubahiro. Imana ica bugufi cyane, ihinduka umuntu w'umunyacyaha kugira ngo jewe nawe turonke ubugingo. Bitekerezeho, tekereza icyo gikorwa gikomeye Imana yagukoreye. Reka nkubwire iyi mpamvu yatumye Yesu aza ku isi. Hari igihe abantu bavuga ngo ari intego nyinshi, ari impamvu nyinshi ngo zazanye Yesu ku isi.
ni uburyo umwigisha aba yabiteguye, ariko Yesu yazanywe n'intego yo kuducungura. niwo mugambi yaje azanye ku isi. Umwana w'umuntu iyo rero ataye intego y'Imana, umwana w'umuntu aratsindwa, atsindwa n'ikizamini Imana yari yamuhaye. Umwana w'umuntu agaragara ari uwo gucirwaho iteka. Ngiki ikibazo. Imana igerageza kugarura umwana w'umuntu, igerageza kumusove, igerageza kumufasha kugira ngo ayoboke inzira yayo, ariko inzira zose Imana yagerageje, umwana w'umuntu ntiyigeze asubira ku murongo. Imana yazanye Mose n'amategeko, biragerageza umwana w'umuntu agafata izero, arananirwa. Abatambyi n'ibitambo tiwenda aba bantu nibatamba ibitambo bazababarirwa, ariko abantu bakomeza kuba babi, ntaco bigeze bahindukaho. Imana izana abahanuzi irabahagurutsa kugira ngo babwire abantu ibyaha byabo, ariko nanone umwana w'umuntu ntiyigeze akira, yakomeje kuyoba. Cyakurikiyeho umwana w'umuntu noneho ahinduka imbata y'icyaha burundu. Umwana w'umuntu amaze guhinduka imbata y'icyaha, icyakurikiyeho ni iki? Turebe icyo Yesu yakoze. Yesu aravuga ati, uyu mwana w'umuntu ugeze muri uru rwego, Imana iravuga ati reka nigendere ku isi nje kumucungura, nje gucungura umwana w'umuntu, nje kumukiza, nje kumwivurira. Yesu aramanuka, Imana iramanuka, yishyiraho ibyaha by'abari mu isi byose, yemera ibyaha by'abari mu isi nk'ariyo yabikoze. Yesu atsindwa n'urubanza rw'ibyaha byacu. Niwo munsi yasanze Yohana, aramubwira ngo mbatiza. Yaje ari incungu y'umwana w'umuntu kugira ngo amuhuze n'Imana. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Yesu yikoreye ibyaha byacu gute? Twari tubivuze umunsi Yohana amubatiza muri Yorodani, nibwo yemeye kwikorera ibyaha by'abari mu isi. Matayo ibice 3 murongo wa 13 kugeza ku wa 14, ariya makuru, ikiganiro cya Yesu na Yohana umubatiza. Yesu yabwiraga Yohana ati, naje gucungura abantu mu byaha byabo. Yohana ntiyari azi misiyo ya Yesu neza, ntiyari azi ikizanye Yesu kubatizwa. Yesu yateraga Yohana ubwoba akumva atomubatiza, ariko Yesu yari azi icyo aje gukora kuri Yorodani. Ntibumvikane mu magambo. Ni nkaho Yesu yari kumubwira ati, Yohana we, shaka kwikorera ibyaha by'aba abantu bose batuye ku isi. Muri uyu mubatizo shaka kwikorera ibyaha, yewe ndaremererewe n'ibyaha, nta byaha abantu bagifite, nabyikoreye mbatiza ibyaha. Ibyaha birandemerere mbatiza. Yohana yamureba akabona ni uwera w'Imana, aramubwira ati, ni wowe ukwiye kumbatiza, ahubwo ntabwo ari njye. Yesu ati, nshaka kuzuza gukiranuka kose, ndashaka ngo mbyuzuze. Hari ijambo yamubwiye muri iki gice, aramubwira ngo mbatiza none, bikore, emera ubikore. Haleluya, emera ubikore. Iri jambo emera ubikore birasobanurwa ngo bihangure. Yohana, mpangura kugira ngo nkore umurimo waje. Amen. Mu mubatizo wa Yesu Kristo, ibyaha byacu byadukuweho bishyirwa kuri Yesu Kristo. Nibwo gukiranuka kwasohoye, twemerwa n'Imana. Uwo munsi niwo munsi ijuru ritwemera, Imana iboneka ko turabakiranutse mu maso hayo. Umunsi umwe bazanira Yesu umugore wakoze icyaha,
uguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Baramubwira ati amategeko ya Mose avuga ko uyu agomba guterwa amabuye. Yesu arababaza ngo ese utarakora icyaha namutera amabuye? Bose bagenda urusorongo. Yesu abaza wa mugore ati ese babandi bakuregaga bari he? Aramubwira ngo nanjye singuciriyeho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Nakubabariye, nikoreye ibyaha byawe, genda ntukongere gukora icyaha. Ibyaha byakuweho, ibyaha byacu byarababariwe. Niba twizeye igikorwa Yesu yakoze, turabakiranutsi mu maso y'Imana. Ntidukwiye gukomeza gukora ibyaha twababariwe. Ibyaha byaruhije Yesu, ibyaha byazanye Imana ku isi, ni ngombwa ko tubisezerera. Imana iduha imbaraga. Haleluya. Mu mategeko ya Mose, kugira ngo umuntu ababarirwe, turi kuri iri jambo ryo kubatizwa kwa Yohana, kubatiza Yesu. Yohana amubatiza muri Yorodani. Amategeko yavugaga ko umuntu wese wakoze icyaha, representa w'umuryango, yazanaga igitambo, yamara kugishikiriza umutambyi, bikaba ngombwa ko ashira ikiganza cye mu ruhanga rwa cya gitambo, yaba ihene cyangwa intama, agashyira mu ruhanga ikiganza cye. Umutambyi akavuga amagambo amusabira, akavuga ngo Mwami Imana, uyu muntu, uyu muryango barakiraniwe, bakoze ibyaha, bagucumuyeho. Ikiganza cya wa muntu userukira umuryango kiri hariya mu ruhanga. Ko niko babigenzaga. Iyo icyo gipindi cyarangiraga, byabaga ngombwa ko igitambo gitegurwa. Barangiza kugitegura, umutambyi akakijana hariya ku gicaniro, aho bokerezaga ibitambo, kugira ngo abashe gutambira uriya muryango ibyaha byabo. Kandi ibyo byakorwaga ku Bayahudi gusa, kuri Isiraheli bonyine, abantu bakomoka kuri Yakobo, kandi bigakorwa rimwe mu mwaka. Ibyaza abantu bigatwikirwa, buri mwaka byasabaga ko umuntu ashaka igitambo. Ibi byari biruhije cyane. Abanyamahanga bo nta makuru yabo yahabaga. Ibi byose wari umwiteguro Imana yarimo yitegura kuza kurwana urugamba, kuza gucungura umwana w'umuntu. Yesu yaje hageze, yaje igihe gikwiriye gishitse. Haleluya. Yohana umubatiza, inyigisho tubwira ko ari we mutambyi mukuru waherutse abandi batambyi bose. Niwe mutambyi mukuru waherutse, waherukiye abandi batambyi. Muri Matayo 11:10 kugeza kuri 11, Bibiliya iravuga ngo uwo ni we wa wundi wandikiwe ngo dore ndenda gutuma integuza yanje mu isi. Uwo byahanuwe n'umuhanuzi Malaki, igice cya 3 niho byanditswe, umurongo wa 1. Vuga ngo dore nzatuma integuza yanje izambanziriza kuntunganyiriza inzira. Umwami Yesu Kristo yaje, ariko harabanjije integuza, ari we Yohana. Uyu niwe mutambyi wafungiye abandi batambyi bose bakomoka muri Aroni, kugira ngo ategurire umutambyi mukuru, ari we Yesu Kristo, wabaye umutambyi akaba n'igitambo. Haleluya. Yohana yavutse nyuma y'imyaka 400 ya silence, Imana icecetse itavugana n'abantu. Abana b'abantu bari mu kajagari, baribagiwe Imana, bakora ibyangwa n'Uwiteka. Nyuma y'imyaka 400 Imana ihangura ko Yohana avuka, aratangira akora umurimo, ategurira Yesu kibanza, ategurira Yesu inzira, kugira ngo Yesu
azaze abashe gukora umurimo wo gucungura abana b'abantu. Yohana yari afite ubushobozi yahawe n'Imana. Hari ikibazo twibaza, umuryango wakoze ibyaha ko wasorokirwaga n'umuntu umwe, bakajana igitambo hariya imbere y'umutambyi, umuntu usekera umuryango agafata mu ruhanga rwa cya gitambo. Yesu nk'igitambo kizima gishitse cyemewe n'Imana. Ese amamiliyoni y'abantu bari batuye isi igihe cya Yesu Kristo bari kugera kuri Yorodani gute? Bari kugera imbere ya Yesu gute kugira ngo bose barambike ikiganza ku gitambo kimwe rukumbi cyari kigiye gutambwa? Imana igira ubwenge, byabaye ngombwa kwitegura Yohana kugira ngo aserukire imiryango yose y'Abayuda n'abanyamahanga, kuko agakiza n'ak'isi yose. Imana ishimwe cyane. Igihe cyari kigeze kugira ngo n'abanyamahanga bagendererwe, cyari kigeze kugira ngo isi yose ihabwe agakiza. Imana itegura Yohana ku mutambyi uzarepresenta imiryango yose. Araza ashyira ikiganza mu ruhanga rwa Yesu Kristo, aramubatiza, abayikoreye ibyaha by'abari mu isi bose. Twemerwa n'Imana. Yesu yemerwa nk'igitambo kizima gishitse kandi utambirwa ibyaha byacu. Abo umutambyi wenyine, abana igitambo. Imana ihabwa icyubahiro. Igitambo gihagije kandi ku bantu bose batuye isi. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ibice 3:13. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe Yesu ava i Galilaya aza kuri Yorodani ngo abatizwe. N'ibyaha byawe byamujanye kuri Yorodani kubatizwa. Yaragiye kuzuza umurimo w'ubutambyi kugira ngo yikorere ibyaha, abe igitambo kandi abe umutambyi mukuru wemewe n'Imana ubikwiriye. Yesu yatangije imirimo yiwe agajeje imyaka 30. Niyo myaka yari yemewe ku mutambyi kugira ngo abe yakora umurimo w'Imana. Mu mategeko niko byavugaga, ategereza imyaka 30. Iyi myaka ishitse nibwo yagiye kubatizwa, yikorera ibyaha by'abari mu isi, ahinduka umutambyi, aratangira akora umurimo w'ubutambyi. Yesu yaraducunguye. Yesu yabaye igitambo. Yesu yaratubabariye. Yesu yikoreye ibyaha byacu. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu aba igitambo kizima, aba n'umutambyi mukuru. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Kandi byasabaga ko hatangwa igitambo kitafite inenge. Yesu aza ari igitambo kitagira inenge. Yinjira ahera akora umurimo w'ubutambyi, agera imbere y'Imana, aratubabarira, aratuvugira, tuboneka turi abakiranutsi, nta nenge yari afite. Abandi batambyi bateraga abantu impungenge iyo binjiraga ahera, bagaza bategereza wenda ko bari bugweyo, bagategereza ko ibijegera bibanza kuvuga hariya kugira ngo bamenye ko umutambyi akiri maso, akiri muzima. Ariko umwami Yesu Kristo yinjiye rimwe gusa. Abandi bahoraga binjira buri gihe, ariko yinjira ahera rimwe, aduhuza n'Imana. Bibiliya itubwira ngo umwenda wakingirizaga ahera watandukanyaga abanyamahanga n'Abanyisirayeli ukurwaho, watumaga abantu bose badashobora kugera ahera, utabukamwo kabiri kugira ngo twese tubashe kugera ahera twegera Imana. Yesu yatwegereje Imana. Umutambyi mukuru utari umeze nk'abatambyi b'Abayuda, yatwegereje Imana. Ubu nawe wemerewe kuvugana n'Imana, wemerewe gutamba ibitambo, wemerewe kuganiriza Imana, wemerewe kubwira Imana ibyawe, wemerewe kuganira n'Imana. Yesu duha twizihiza ivuka rye, yaje ari igitambo gikwiriye kandi kidafite inenge. Abamwizera bose
babasha kubabarirwa ibyaha byabo. Nta wundi murimo wo gutamba ibitambo uhari, bisaba kwizera igikorwa Yesu yakoze. Uyu Yesu turi ko twizihiza, tumwizere nk'umwami n'umukiza, tumwizere nk'umutambyi mukuru. Ibyaha byacu birababarirwa, yarangije kutubabarira ibyaha byacu byose. Dufitanye ubumwe n'Imana ku bwa Yesu Kristo wabambwe. Twahindutse abana b'Imana, ntibyavuye kuri twe, ntibyavuye ku mategeko, ntibyavuye ku masengesho yacu, ariko ni umurimo Yesu yaje gukora ku isi, yambara umubiri ahinduka umuntu, aba igitambo, aba n'umutambyi mukuru. Uwo murimo yawushoje i Golgota ku musaraba. Yesu ahemurwa ku mugaragaro, amaraso ye, haleluya, nibyo yabize, tuboneka tubabariwe. Hari ijambo yavuze ku musaraba, aravuga ngo byose birarangiye. Mwene data wayo numva, ese wizeye ibyo? Wizeye ko wabariwe? Niba wizeye ko wabariwe, niba wizeye umurimo Yesu yakoze ku bwawe, uyu munsi ibyaha byawe birakurwaho. Urubanza rwakuregaga, ibyaha byaturegaga, amakosa twari dufite imbere y'Imana, Yesu yabikuyeho. Yesu yarabibabariye. Gisabwe kuri twebwe rero, tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Twizere umurimo Yesu yakoze, twizihize Noheli, twibuka gucungurwa kwacu, twibuka ko twababariwe, twibuka ko Yesu yabaye mutambyi, aba n'igitambo kizima, kandi ibyo byose yabikoze ku bwacu. Tumwizere, twiringire imbabazi ze, tumenye ko twababariwe. Gisigaye ingeso zacu zimere nk'uko ubutumwa bwiza bwa Kristo buvuga. Tugendere mu bushake bw'Imana, tugere wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ahasigaye aya makuru yo kubabarirwa kwacu, yo gucungurwa kwacu, tuyabwire abandi, tuyabwire bene data batarizera, tubabwire bene data batarakizwa, kugira ngo nabo bahindukire barebe uyu Yesu. Niba warakiriye Yesu, murangira abandi. Niba warahuye na Yesu ukamenya uko asa, uzumurangira abanyabyaha. Niba waramenye agakiza, ukabwira abandi. Niba waramenye ibyaha ko ari bibi, ukamenya uwabyikoreye akabigukuraho, uzumubwira abandi, uvuga ayo makuru y'agakiza. Biratangaje kubona abakristo bizihiza Noheli ariko batabasha kuvuga ubutumwa bwiza, batabasha kubwira abandi amakuru. Aya makuru sayo kwicarana, aya makuru sayo kugira ubwiru, na makuru agomba kuvugwa. Ibyari ubwiru bw'Imana, iryari ibanga ry'Imana wararishuriwe. Haguruka muri Noheli 2025, ubwira abantu amakuru y'ivuka rya Yesu, ubwira abantu amakuru yo gucungurwa, ubwira abantu amakuru yo kubabarirwa, ubwira abantu amakuru y'ukuntu Imana yahinduye amateka yawe, ihindura ubuzima bwawe. Ubu ukaba warahinduriwe amateka, warabaye umwana w'Imana, warababariwe, uri mu buzima bubohotse. Imana iduhe umugisha, duhagurukire icyarimwe, tuvuge ubutumwa bwiza, ubutumwa buhetura isi, tubwire abantu amakuru ya Yesu Kristo. Muvandimwe uhaye numva, twarababariwe. Yesu yatubereye incungu, yatubereye igitambo, yikoreye ibyaha byacu, abibambanwa ku musaraba. Ubu twakuweho ibyaha, twabaye umwe n'Imana. Tubyizere kandi duhinduke rwose, tugize imitima misha, kugira ngo abatubona bose n'abatwumva batubone dufite imico y'Imana, tugenda nka Yesu, tuvuga nka Yesu, dukora nkawe nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Iyi Noheli utahure urukundo rw'Imana kuri wewe, utahure kugira neza kw'Imana, utahure kiriya gitangaza Yesu yakoze ku bwawe, akaza mu isi akambara umubiri, akikorera ibyaha byawe. Ubu nta byaha ugifite, byarababariwe. Yesu yabikuyeho, bisabye kubyizera kandi ugahinduka musha mu ngeso zawe n'imitekerereze yawe. Imana iduhe umugisha, Imana itugirire neza. Noheli nziza mwese, amen.